Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane abaherereye hirya no hino, ndasuhuza abari muri Afurika abaturanyi bacu, ndongera gusuhuza ubwoko bw'Imana muherereye mu Rwanda by'umwihariko amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ndasuhuza ubwoko bw'Imana muherereye muri Amerika, ubwoko bw'Imana muherereye muri Aziya, bagenzi bacu muherereye muri Europe, yego ndongera gusuhuza kandi sinabirengagiza ubwoko bw'Imana muherereye muri Australia. Ndabasuhuje, ni umwanya n'ubundi muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Anastase Sibomana muri uyu mwanya w'amateka, yego mu kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Relative One buri munsi, yego rero ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazaragwa ingororano mu bwami bw'Imana nk'abana b'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza, abacu ubwoko bw'Imana babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Bibiliya nayo hari icyo igenda ibivugaho. Pawulo nawe yabibwiyeho Abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 2, arababwira ati nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku wa 21, naho harabivuga hati nimukibikire ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko usanga nyirizina noneho hari abibeshya bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo n'ubundi hari abatamaza. Yego ndetse Pawulo nawe yabivuzeho mu rwandiko yandikiye Tito igice cya mbere umurongo wa 16, amubwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora, bene abo nabo kwangwa urunuka, n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. Ndetse n'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 harabivuga hati muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mpungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Ndetse Pawulo yandikiye urwandiko rwa 2 Timoteyo ibice 3 umurongo wa 5, aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ndetse Pawulo kandi yandikiye urwandiko Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19, arababwira ati hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ni inda, biratana ibitoye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Turebye n'ubundi ku byo tubonye haruguru tuvuzeho, ndetse na Bibiliya ikabishimangira, niyo mpamvu ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe, ndetse ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo Mana yawe. Rero tugiye kureba n'ubundi amateka yaranze iyi tariki, ariko turaza turebe tutise abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka. Tugiye kurebera hamwe rero aya mateka kugira ngo tuze kuva mu kinyoma cyabo, cyangwa tubigireho bitewe n'uko bayabayemo n'icyo Bibiliya ibihamyaho, kuko n'ubundi muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka, kugira ngo natwe abe ari byo dukora. Tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki ya 24 z'ukwezi kwa 11. Yego Juniper Seller, intumwa ya California
y'itariki yo kuwa 24 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na cumi na gatatu nibwo yavutse. Uyu mumisiyoneri wo muri Espagne abatiza abahinde b'abanyamerika bagera ku bihumbi bingahe, ibihumbi bitandatu. Yego, aya mateka n'ubu twayatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Yego, aya mateka tugiye kureba nyirizina icyo arimo kuvuga n'icyo akomozaho, kugira ngo turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Bibiliya nimba irimo kuyagaya abayabayemo, nimba irimo kuyashimangira tuze kubigiraho. Yego, turareba nyirizina. Uyu Junipero Serra yari intumwa ya California, yari atumwe kuri California cyangwa yabagezaho ubutumwa bwiza. Iyi tariki rero yo kuwa 24 z'ukwa 11 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na cumi na gatatu nibwo yavutse. Umumisiyoneri n'ubundi yari uwo muri Espagne, ubwo yajyaga rero kubwiriza cyangwa kwigisha, yabatije abahinde b'abanyamerika bagera ku bihumbi bitandatu. Uyu nguyu yego, Junipero, uyu nguyu umurimo yakoze ni umurimo ufatika cyane kandi uhambaye. Nagira ngo mbwire ngo ubwo yakoze iri vugabutumwa, yakoze ubumisiyoneri, ubwo yakoze urugendo akajya gutambutsa ubutumwa nk'umuntu wagiye nk'intumwa, nagira ngo mbwire ngo abantu bose yabwiye cyangwa yamenyesheje ubutumwa bose ntabwo ariko bizeye cyangwa bemeye ibyo yabigishije. Yego, ariko kutabyemera cyangwa kuza kubyemera hari aho biba biturutse. Tuzakomeza n'ubundi tugenda tubirebaho mu biganiro bica kuri Irera TV1, kuko dusa nk'aho nyirizina ku byo dukwiye gutangaza cyangwa kumenyesha isi yose, abaherereye hirya no hino nk'ubwoko bw'Imana, nta nubwo turagera kuri 0% turacyari mu ntangiriro cyane cyane. Rero nyirizina, nimba umuntu akoze urugendo akajya mu butumwa hirya no hino ku isi, kubera iki hari abaraza kwigisha bakemera ubutumwa bwiza, hakaba hari n'abandi batari buze kubwemera, kandi bose babyumvishe kimwe, babyumviye ahantu hamwe? Kuki bamwe baraza guhakana abandi bakemera? Hari impamvu yabyo. Niyo mpamvu n'ubundi bakumbuje kugira ngo kuri iyi channel ya Irera TV1 tumere nk'abantu n'ubundi turi kumwe. Ukore subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose dushyizeho kitagucika, kuko nyirizina buri kimwe cyose tuzakimenyesha, tuzagitangaza uko kimeze n'impamvu zacyo. Bibiliya yabaga ishatse kubivugaho, kuko nyirizina n'ubundi intego yacu ni ukwigisha no kumenyekanisha Bibiliya nyirizina icyo ishatse gutangaza mu buryo bwuzuye, tutabinyuze ku ruhande. None kuri iki gihe, kuri ibi ngibi turimo kureba kuri aya mateka yo ku itariki 24 z'ukwa 11 ku mateka aranze iyi tariki, tugiye kurebera hamwe icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka amwe tuvuzeho kuri uyu mugabo Junipero Serra, ubwo yari ari mu ivugabutumwa cyangwa yari gukora ubumisiyoneri hirya no hino. Uyu nagira mbabwire ngo yari umu Espagne. Tugiye kureba Bibiliya ikivuga kuri iki gikorwa yakoze. Tugiye kureba kuri iki gikorwa Junipero Serra yakoze cyo kujyana ubutumwa muri California, ndetse tuze no kureba hano tunareberemo kandi igikorwa yakoze cyo kubatiza nyirizina. Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya cyo kubivugaho. Dusome muri Matayo ibice 28 umurongo wa 18 kugera ku murongo wa 20. Haravuga hati, nuko Yesu yarabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Ngaho icyo harimo kugaragazaho, biragaragara hano yuko kujyana ubutumwa cyangwa kujya kuvuga ubutumwa hirya no hino ni ikintu dukwiye kwigira kuri uyu mumisiyoneri, yego Junipero, yego dukwiye kumwigiraho nk'uko nawe yari yajyanye ubutumwa. Natwe n'iki jambo ririmo kudusaba ko dukwiye gukora mu gihe nk'iki ngiki.
ibihe biratandukanye, iki gihe turimo twebwe hari ibishoboka, hari muwaye zishoboka kurusha igihe cyatambutse zakoreshwaga, kuko ubu ngubu usanga nyirizina amasosho media, imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, yaba ari TikTok, WhatsApp, YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, ariho usanga abantu benshi barimo kuboneka mu gihe nk'iki ngiki. Rero nyirizina ubutumwa ushobora kuba wabufata cyangwa ukabwigisha kuri ayo masosho media kugira ngo ubashe kwihutisha nyirizina bikorwe mu gihe gitoya, umenyesha abantu benshi kandi ibintu byinshi mu gihe gitoya. Rero ivugabutumwa natwe turi mu gihe cyo kuba twaritangaza mu gihe nk'iki ngiki turimo. Rero ijambo ririmo kudusaba ngo tugende hirya no hino mu mahanga yose. Mu mahanga ushobora kugerayo n'amaguru cyangwa nyirizina ukabonekayo, ukabonana n'abanyamahanga imbonankubone, ariko nyirizina ushobora no gukoresha mu gihe utarabona ubushobozi, utarabona uburyo bwo kugera aho hirya no hino mu mahanga cyangwa mu baturanyi, mu turere runaka, mu ntara runaka, mu bihugu runaka, ku migabane runaka, ukaba wakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, ukaba wabikora uri ahantu runaka, ukoherereza abandi ibyigisho. Ariko nyirizina iyo bikunze bigashoboka ni uko wakwigerera ukisangira abantu nyirizina. Ariko turaza kureba ku ruhande rwacu nyirizina, mu gihe turimo dukoresha ubwenge bwacu n'imbaraga zacu zose n'ubumenyi bwose twaba dufite, n'imbaraga n'amafaranga n'ubutunzi bwose twaba dufite, kugira ngo tubashe kwihutisha ivugabutumwa bwiza, tureba icyo Bibiliya isobanura n'icyo irimo kuvuga, icyo Imana nyirizina idushakaho, tukabyihutisha dukoresheje mu buryo bwose bushoboka. Rero uraza gusanga iri jambo ririmo gushimangira yuko dukwiye kujyana ivugabutumwa. Niyo mpamvu iki kiganiro nk'iki ngiki n'ubundi umaze gutega amatwi ukagisobanukirwa, ukamenya icyo ijambo ririmo kubivugaho, kiganirize mugenzi wawe, umubwire ukuri kw'ijambo ry'Imana icyo kurimo kuvuga mu gihe nk'iki ngiki. Hano ijambo rirerekana yuko umuntu ujyanye ubutumwa n'ubundi abasha kubujyana bushobojwe n'Imana, kuko yavutse ubwa kabiri, kuko yabaye umwana w'Imana, by'umwihariko yabaye ubwoko bw'Imana, nk'uko natwe dutambutse ubutumwa bwiza impande n'impande. Icyo gihe mu bantu babashije kumenyesha ubutumwa bwiza, mu bantu wigishije bakizera ubwo butumwa bwiza nk'uko ijambo hano ririmo bibivuga, ufite n'inshingano, ufite n'uburenganzira uheshwa n'umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana zo kubatiza abo bantu nk'uko nabo barimo babyiyemerera nyirizina, mu gihe umaze kubagezaho ubutumwa bwiza, bumvishe, bamara kumva bagasobanukirwa, bamara gusobanukirwa ego bakamenya, bakizera yuko Yesu Kristo yabacunguye. Icyo gihe nta kabuza, ntago wabima icyo gikorwa cyo kubabatiza, yego, kugira ngo nabo mu gihe bajyanye ubutumwa hirya no hino, mu gihe hagize ubasaba icyo gikorwa cyo kubabatiza, nabo babashe kuba bagira gute, babikora, kuko nabo babikorewe. Rero ijambo ry'Imana rivuzeho riti kuri 19 ngo nuko mugenda muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Turaza ahangaha dusange ijambo ry'Imana rinasobanura kuri uyu mubatizo nk'uko twari twawuvuzeho. Hano urabona uyu tubonye muri aya mateka, John Pelosera, aho yajyanye ubutumwa bwiza, yigishije bagasobanukirwa, bakizera, hanyuma yabahaye cyangwa igikorwa cyo kubatiza yarababatije, ariko yababatije hanyuma y'uko bamaze kwiga ubutumwa bwiza, bakamenya, bamara kumenya bakizera, bamara kwizera bakiyumvamo n'iki gikorwa cyo kubatizwa. Junipero Sera agahita ababatiza. Yego, umubatizo se yaba ari iki? Waba ushatse gusobanura iki? Kuko umubatizo ntabwo nyirizina ari wo yitwa cyangwa gusobanura kuvuka ubwa kabiri, nk'uko abadukurikira mwabibonye mu biganiro byatambutse, twabirebyeho yuko kuvuka ubwa kabiri icyo ari cyo, kuba umwana w'Imana, kuba umuragwa w'ijuru icyo ari cyo,
cyangwa kuba icyaremwe gishya icyo ari cyo, ariko nyirizina iyo umaze kuvuka ubwa kabiri ubiheshejwe n'ubutumwa bwiza bumaze kukugeraho, mu gihe umaze kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe ko yagupfiriye akakwitangira ku bw'ibyaha byawe, icyo gihe n'ubundi nyirizina nibwo habona gukurikira igikorwa cy'iki cyo kubatizwa. Rero uyu nguyu nicyo yakoze, uyu Junipero nicyo yakoze, yabatije abo yari yaramaze kugira gute, kugezaho ubutumwa bwiza bamaze no kwizera Yesu Kristo ko ari umucunguzi wabo. Umubatizo rero ni iki? Umubatizo uraza nk'ikimenyetso gihabwa umuntu wamaze gukorerwaho igikorwa cyangwa wamaze kunyura mu gikorwa cyo kuvuka ubwa kabiri. Tugiye kureba icyo ijambo ribivugaho mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3:21 haravuga ngo nanuba amazi niyakibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa, icyakora si uko akuraho ico ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana nyirizina ryerekanye yuko umubatizo ari ikimenyetso ugomba guhabwa hanyuma yuko wizeye Yesu Kristo yuko yagupfiriye ku musaraba igorogota. Ni uguhamya igikorwa cyakubaye ugihamiriza muri rusange, imbaga nyamwinshi muri rusange. Ni ijambo kandi komeza rivuga ngo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza. Yego, ndabashimiye cyane yuko mwabanye natwe muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mw'iyobokamana, n'ubundi mwari muri kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastasi, nk'uko n'ubundi amateka cyangwa ikiganiro cy'amateka kuri Irera TV1 ni buri munsi. Yego, kandi tunabasaba inyunganizi n'ibitekerezo no gutanga ibibazo unyuze muri comment. Yego, tugusaba koherereza bagenzi bawe n'abandi bose nyirizina, ukanabibaganiza ukanabibigishaho mu gihe muri kumwe ku biganiro byose waba wumvira kuri iyi channel ya Irera TV1. Yego, ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa iby'Imana Data twese ishaka, kugira ngo tubone uko dukora igikwiriye cyangwa ibikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu ijuru nk'abana b'Imana. Ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu ijuru. Ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niyo mpamvu usanga n'ubundi ikintu umuntu atangaho igihe cyangwa atakazaho igihe cyangwa atangaho igihe cye cy'igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu n'ubundi usanga ariyo mana ye. N'ubundi ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu. Murakoze cyane.